Kuri ubu wakabaye ufite amafaranga yose wifuza, wakabaye ufite amazu meza y'igitangaza, ndetse nawe ukavimvira mu modoka y'imitamerwa nk'abandi bose, ugasohokera za Dubai, ugakundwa, ukubahwa, ariko igihe cyarakurenganye. Uri umukene kandi urashaje. Kuri ubu umutwaro usigaranye ni ugusubiza igihe inyuma ugakosora amakosa wakoze mu hashize. Nyamara ibyo ntibyashoboka habe namba. Umusore w'ingimbi ushoboye kwirukanka mu myaka iri imbere ntazabasha no kwihereza igikombe cyo kunywa amazi. Umukobwa mwiza turebera ku isura, nta gushidikanya ko ejo bundi rwose nawe akaba yarakanyaraye isura. Urwo ruhinja uteruye rukiga gukambakamba narwo nuko bizagenda. Igihe ntigihagarara ahubwo gihora cyirukanka. Kenshi iyo umuntu akiri muto cyane aba yumva isi iri mu biganza bye, gusa ibyo ntibitinda ukabona ko ibyo wibwiraga igihe wumvaga ufite, imigambi wumvaga uzashyira mu bikorwa mu buryo bworoshye, byose bikayoyoka ubibona imbere yawe. Rimwe na rimwe hakazamo za iyo menya. Mbahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Nk'ibisanzwe ndi Penuel muvandimwe. Reka duhere ku isomo rya mbere. Isomo rya mbere, agaciro k'igihe. Ibuka ko igihe cyangijwe kitagaruka. Buri wese afite amasaha 24 agize umunsi, nyamara uburyo akoreshwa byahindura isi. Wakwinjiza amafaranga menshi ariko ntiwakongera igihe cyangwa ngo ugarure icyatakaye. Bisaba kugikoresha uko kiri. Isomo riraha ni irihe? Tangira guha agaciro igihe cyawe cyose, ndetse imbaraga zawe zitakaze ku bigufitiye umumaro. Nturindire kugitakaza mu kwicuza igihe uzabona ko kitagurwa. Isomo rya kabiri, ntukiyime kuko ntuzahoraho. Kugira ngo umuntu abeho neza, cyane cyane iyo akiri muto, bisaba kwigomwa byinshi. Ibi ni ingenzi kandi birakwiye. Gusa nanone iyo myaka y'ubuto ufite ntabwo uzayihorana. Ejo bundi rwose iraje yoyoke wumirwe. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kuzirikana igihe cyo gukora bya bintu ukunda, bya bintu w'agaciro, bya bintu wahoze wifuza gukora bikaba bishoboka. Niba hari icyo wiyemeje kugeraho ukaba ukigezeho, ni byiza rwose gukora bimwe muri bya bintu wahoze wifuza. Ntuemere ko igihe cyose kigusiga utabikoze. Ibi ntibivuze gusesagura, ariko no muri bike umaze kugeraho ntukabeho wiyima byose, kugera no kuri buri bimwe bikugirira umumaro. Reka turebe isomo rya gatatu. Isomo rya gatatu, amafaranga ntagura byose. Amafaranga ni ingenzi cyane mu buzima bwa muntu, ariko amafaranga ntabwo ari afite agaciro kurusha ibintu byose. Amafaranga ubwayo ntashobora kukuganiriza ngo useke, uretse ko ashobora kukuzanira ababigukorera. Niyo mpamvu mu mafaranga yose wagira, ni ingenzi cyane kwibuka ibindi by'ingenzi birimo nk'ubucuti bwawe n'abandi, kugirana ibihe byiza n'umuryango, kwita ku mubiri wawe, guteganyiriza ejo hazaza n'ibindi by'ingenzi ukwiriye kwitaho mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza. Kenshi hari ubwo umuntu yiruka ku mafaranga gusa, ariko ugasanga yibagiwe kwiyitaho. Inshuti zose yarajugunye, bikazarangira uburwayi bumutashye irungari ryose, ubuzima bugasharira kandi ubwo abandi bamubona hanze bakifuza kubaho ubuzima nk'ubw'umukire. Inkuru nziza nkuzaniye ni uko ibyo byose bishobora kujyana. Ushobora gukora amafaranga rwose ayatagayitse, ukongeraho kubaka umubano mwiza n'abavandimwe ndetse n'inshuti, ugakora siporo, ukanita ku buzima bwawe, byose bigafatanyiriza hamwe kukuzanira ibyiza. Reka turebe isomo rya kane. Isomo rya kane, gerageza ibintu byinshi ukiri muto. Imyaka y'ubuto ni imwe mu myaka myiza umuntu agira. Iyi myaka umuntu aba afite imbaraga nyinshi, kenshi atarwaragurika, mbese ameze neza. Ni igihe kandi usanga umuntu ataragiraga inshingano nyinshi, wenda nko kwita ku muryango n'ibindi nk'ibyo. Niyo mpamvu ari igihe umuntu akwiriye kubyaza umusaruro, ukiga ibintu byinshi bishoboka, ukagerageza ibintu byinshi bishoboka, mbega ukaba uri wa muntu udapfusha igihe cyawe ubusa. Benshi bakunze kwicuza ko mu gihe cyabo bakiri bato bagipfushije ubusa, bigatuma babona ingaruka zabyo batangiye kugera mu zabukuru. Reka tujye ku isomo rya gatanu. Igishoro cya mbere ni ubuzima buzira umuze. Umugani uvuga ko amagara aseseka ntayorwe wabaye nk'indirimbo mu matwi y'abantu. Benshi ntibasobanukirwa uburyo ubuzima bwabo nk'umutungo, kugeza igihe bwangiritse bagatangira gusanasana. Rimwe na rimwe ikiguzi cyo kwivuza kiruta icyo kwirinda. Mbere yo gukererwa kumenya iri somo rero, ita ku buzima bwawe nk'ikintu cyangirika ntikigaruke byoroshye. Yaba kurya neza, imyitozo ngororamubiri ihoraho, gusinzira neza, kwirinda inzangano n'ibindi bibangamira intekerezo bigenzurwe buri munsi.
Birababaza kumva umuntu agira ati ni njye wizize. Isomo rya gatandatu ry'ingenzi abantu twiga dukuze: rinda bukunda ubaho umwanya. Kurinda bukunda ukabaha umwanya ni isomo abantu twiga dukuze. Ubuzima ntibwakuryohera igihe nta bantu b'ingenzi muri bwo bahoraho. Wenda abantu ntibahoraho, bamwe barakwanga, abandi bagapfa, abandi bakaguhararukwa. Rero igihe ukibafite bakunde, unabashimira urukundo baguha, umarane nabo igihe gihagije, mureme ibihe byiza byo kwibuka. Niba ari agafoto keza mugafate, byose biba bizagira ingaruka nziza mu bihe biri imbere. Isomo rya karindwi: ntugahore wemera ibintu utemera mu buzima. Birababaza kwemera kandi ushaka guhakana. Nagowe kenshi no kwemera ibintu nashakaga guhakana. Ijambo oya ryambaga kure. Nasobanukiwe ko guhakana bitagaragaza ko uri umuntu mubi, ahubwo bigaragaza kwisobanukirwa no kugira imipaka mu mikorere yanjye, ngaha agaciro n'ubuzima bwanjye. Isomo rya munani: iga kwiha amahoro no kunyurwa n'ibyo ugezeho. Kwiha amahoro y'umurengera bituma twumva dutekanye kandi ibintu byoroshye. Ibi bituma udatakaza imbaraga zo guhangana n'ibibi byagutungura. Igihe cyose bisaba guhora uhanganye n'ubuzima. Wabona ibibi ukamenya ko ibyiza biri mu nzira, kandi waba uri mu bihe byiza ukamenya ko ibibi nabyo byaguhangara. Benshi biha amahoro n'aho atari, aho gukaza ubwonko bagura ibyo bakora, kwiga ibintu bishya, kumenya kugendana n'iterambere n'ibindi. Isomo rya 9 ribanziriza irya nyuma: kwishuza n'ibibi kurusha gutsindwa. Bamwe banga gutekereza kubera gutinya gutsindwa. Kwishuza bishobora kugendana n'ubuzima bwose usigaje ku isi kubera amakosa wakoze runaka. Nyamara gutsindwa bishobora gusimbuzwa intsinzi igihe ukosoye amakosa yaguteye gutsindwa. Nubwo aya masomo abantu bakunze kuyaha agaciro bakererewe, biroroshye kwiga gukora ibikwiye mu buzima mbere yo kwicuza, ndetse no kwigira ku makosa yakozwe ugana ku ntsinzi. Isomo rya nyuma ry'ingenzi wiga ukuze tugiye gusorezaho ari ryo somo rya 10: uri umugenga w'ubuzima bwawe. Wowe ni wowe. Ubuzima bwawe burya buri mu biganza byawe, ndetse ufite ubushobozi bwo kubuyobora mu nzira nziza cyangwa ukabuyobora mu nzira mbi, bukagira n'igisobanuro cyihariye. Tuzi uhitemo umurongo muzima wayobora ubuzima bwawe ku byishimo kugera ku iherezo ryawe. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye, namwe mwahisemo neza kunyumva. Nk'ibisanzwe ndi Penuel muvandimwe, iyi ni Mira Rwanda, ikaba isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Ntago tujya dutuza iyo tutabahaye ibintu by'ubwenge nk'ibi ngibi. Wibuke gukora subscribe nimba ari ubwa mbere wari ugeze hano. Ndabashimiye, mbifurije amahoro n'amafaranga, mugwiza amashyo, tuzongere guhura amatavuna imitozo.